Ikibazo mfite n'umwana wavuye mu rugo ejo agiye gusenga, noneho aza kuduhamagara tubwira ko ribu imuhamagaye. Turicara turategereza, tubonye tukajya duhamagara kuri telefone tukumva itariho, twahamagara tukumva telefone ntiriho, tukumva telefone ntihari. Hageze saa 2 z'ijoro ndavuga nti ibingibi sinaguma gutya, numva ubwoba, mvuga ntaharaho umwana sinzi icyo yabaye, ndahaguruka njyayo kubaza. Icyo nifuza ko ngwigiye ababyeyi bose baza akababaro k'umubyeyi k'umwana we ufunzwe atazi n'icyo umuntu atabizi, ababyeyi bose babyumve, bansabire na nyakubahwa Jeannette Kagame amfashe andebera umwana pe, kuko birababaje cyane umwana kubesherwa ngo aratwite mu itangazamakuru bikavugwa ahantu hose bakabyararaza. Rwose amfashe arebe ukuntu arengera uriya mukobwa akamubohora umukobwa wanjye. RIB yatangaje yuko nyampinga w'u Rwanda wa 2017 Iradukunda Elisa yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranyeho ibyaha byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonné. Miss Iradukunda Elisa yatawe muri yombi ku cyumweru tariki ya 8 Gicurasi 2022 afungiye kuri sitasiyo ya RIB Remera. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yatangaje ko akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza. Uyu ni umubyeyi we aganira n'itangazamakuru. Banyita Mukandekezi Christine, nkaba ndi umubyeyi wa Iradukunda Elsa. Wabaye Miss Rwanda? Wabaye Miss Rwanda 2017. Kugeza ikibazo mufite gifashe gute, byagenze gute? Ikibazo mfite n'umwana wavuye mu rugo ejo agiye gusenga, noneho aza kuduhamagara tubwira ko ribu imuhamagaye. Turicara turategereza, tubonye tukajya duhamagara kuri telefone tukumva itariho, twahamagara tukumva telefone ntiriho, tukumva telefone ntihari. Hageze saa 2 z'ijoro ndavuga nti ibingibi sinaguma gutya, numva ubwoba, mvuga ntaharaho umwana sinzi icyo yabaye, ndahaguruka njyayo kubaza. Icyo nicyo kibazo nari mfite. Ugeze kuri RIB bakubwiye ngo iki? Nagiye kuri RIB, mpageze barambaza, twari turi kumwe n'abandi nabo bafite abana bari bahamagawe. Ndangije nabo nabahoze ari ba Miss Rwanda? Nabo bari aba Miss Rwanda. Barambaza bati wowe uje kureba nde? Mvuga ngo nje kureba umwana wanjye. Ngo yitwa nde? Ndababwira yitwa Iradukunda Elsa. Hanyuma rero baramukwereka se bakubwira ko baramufite bakubwiye ngo iki? Nta kintu bambwiye, twaricaye aho kugeza saa 2, saa 3, mu masaa 3 n'ibice, cyangwa ntabwo narebye isaha, ariko hari harenze mu masaa 3 hagize mu kanya gatoyi haza nk'ababiri barambaza bati mwebwe, babaza umwe bati wowe uje kureba nde, wowe uje kureba nde, wowe uje kureba nde. Nje ndababwira nanjye uwo nje kureba, atese mupfana iki? Nti n'umukobwa wanjye. Bate barangije hamaze umwanya baragenda, baza kugaruka barampamagara barambwira ngo Elsa ngo turamugumanye. Birancanga sinamenye ibyo ari byo. Iyo RIB ni kuri sitasiyo ya RIB Kimihurura. Bakubwiye ko musigarana iki? bamubazaga iki? Bakubwiye ko ahari kubera iki? Abazwa iki?
ntabwo basubije icyo baba ntacyo bambwiye. ntibakubwiye icyo bamuhamagarira? ariko se wenda hari icyo wari usanzwe uzi wenda akurikiranyweho wenda mbere y'icyo gihe, mbere y'uko bamuhamagara? Mbere y'uko bamuhamagara ntacyo nzi cyaba cyatuma bamuhamagara. bari basanzwe bamuhamagara? Yego. hari ikindi gihe RIB yamuhamagaye? Yego. bamubazaga iki icyo gihe? Ntabwo mbizi. yarazaga ntakubwire se ati babazaga iki n'iki? Ntabwo yambwiye. hari ibintu hano hanze biri kuvugwa, ntabwo utabizi, unafite umukobwa wabaye Miss Rwanda, byabereye muri Miss Rwanda ndetse uwayateguraga amarushanwa arafunze. Ukeka ko ari aho byaba bihuriye? Bishobora birahahuriye kuko hari inyandiko banditse ariyo iyi ngiyi. Watubwira muri make ikubiyemo iki, yanditsemo iki iyo nyandiko? Mwasoma iyo nyandiko ngo barayanditse bimeze bite? iyi baranditse inyandiko nk'abamisi batanga ubuhamya bw'ibyo bakorewe cyangwa se ko byagenze? ibyo bakorewe cyangwa batabikorewe. we yavuze ko yabikorewe? Oya. nicyo gituma banditse iyi letre kugira ngo banze kubivuga mu itangazamakuru, bakoresha leta ibarurwa kugira ngo abe ari ryo ribisobanura neza. muri make ku bwa Iradukunda Elisa yavuze ko we ntacyo yigeze akorerwa na Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid. Yego. ni ukuvuga ngo iyi baruwa ye yayanditse agira ngo agaragaze ko nta kibazo na kimwe afitanye na Ishimwe Dieudonné. Yego, biranditse hano. wenda kugira ngo n'abadukurikiye babyumve, iyi baruwa bavuga ko ngewe Iradukunda Elisa Miss Rwanda 2017 ufite indangamuntu iriya, nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda, binyujije mu nyandiko mpakanye ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe, ari imbere y'amarushanwa ndetse no mu marushanwa. Ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose nabihawe, nta kiguzi na ruswa ntanze cyangwa nsabwe. Hanyuma arabisinyira. Iyi nyandiko RIB yari yayibasabye cyangwa bo wenda harabishyize hamwe barayikora? Bishize hamwe barabikora. Abo bandi bishyize hamwe nabo barafunze? Hari amakuru bifiteho? Oya, bo ntibafunzwe, niyo mpamvu bo barekuwe wasigaramo. mutekereza ko kiwe bamusuzemo se kandi ubona anandika ko nta kibazo bafitanye n'uwo muntu? Nicyo tutazi. hari amakuru ngira ngo wenda nibivugwa kubera ko byakemezwa na ba nyir'ubwite ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati Iradukunda Elisa atwite inda Prince Kid, ngira ngo namwe mwarabyumvise. hari aho bihuriye n'ibyo ngibyo cyangwa hari icyo ayo makuru muyaziho yagiye avugwa hirya no hino? Natwe twayumvishije nk'uko mwayumvishije. ariko nk'umubyeyi wenda ufite uko waganirije umwana ukamubaza se amakuru wenda hari icyo yaziho, hari ukuri kwayo? Oya, nk'umwana wanjye ibyo ngibyo rwose ntabwo biriho. Ibyo ntabwo biriho. bivuze ko adatwite? Ntabwo atwite. murakeka ko yaba afunze kubera nk'umubyeyi ukurikije uko wagiye kureba ibyo bakora no kumva ko bagenzi be barekuwe? muratekereza ko byagenze bite kugira ngo icyo nicyo ntazi, ntacyo natangaza kandi ntakizi. nanjye nkeneye kukimenya. ukeneye kumenya iki? icyo ukeneye wenda icyo wasaba inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se zimufite, icyo wifuza ni iki? icyo nifuza ko mbibwiye ababyeyi bose baza akababaro k'umubyeyi k'umwana we ufunzwe atazi umuntu atabizi, ababyeyi bose babyumve, bansabire na nyakubahwa Jeannette Kagame amfashe andebera umwana pe, kuko birababaje cyane umwana kubesherwa ngo aratwite mu itangazamakuru bikavugwa ahantu hose bakabyararaza. Rwose amfashe arebe ukuntu arengera uriya mukobwa akamubohora. umukobwa wanjye ni umwana w'umunyarwandakazi, ni umwana ukora ibikorwa byo guteza imbere abanyarwanda, ni umwana yitangira igihugu. ni ukuri
bafashe n'Imana ibafashe rwose bambohorera umwana kuko birababaje cyane umwana kurara ku isima mukomeze mwihanga umwana gufungwa umwana karara ku isima azira ubusa mukomeze mwihanga sorry reka papa ejo yaraye nta kenda afite uko yavuye gusenga yambaye amakanzu ntitwamenye uko yameze ntituzi ukuntu afunzwe nta kintu tuzi. wowe nk'umubyeyi bivugwa ku ihohoterwa rikorerwa abana cyangwa se ko uvuga ngo babahindura ibirara nk'umubyeyi wowe ni kubyemera nk'ufite umukobwa wagiye muri Miss Rwanda ukurikije umukobwa uko yari ameze atarajya mu marushanwa n'uko ameze kuko umubyeyi abazi imico y'umwana we nta kirahinduka uko yari ameze kuva akiri muto kugeza n'uyu munsi ni umwana uhagaze neza ni umwana ufite wihesha agaciro. amarushanwa ubona ari cyo yamumariye amarushanwa afite icyo yamumariye afite aho yamugejeje hashimishije kandi no gufasha abanyarwanda n'abanyarwandakazi rusange bifite aho byamugejeje. wenda tugana ku musozo bamufashe sangahe mwe amakuru ribu yabemereye ko imufite ryari? ntabwo ribu yigeze bitubwira nakubwiye ko twe twamubuze kugeza 2:30 fata umwanzuro wo kujyayo kuko kubaza hari yabahamagaye babwira ko agiye kwitaba kuri yego yabahamagaye sangahe mu masaha y'inavuye gusenga arangije yasenze amateraniro ya mu gitondo. papa w'umwana yatubwiye ko 6 z'ijoro aribwo bababwiye ko bamugumanye. nibwo nari ngeze isaha ntabwo nayirebye kuko shoke nahise ngira yatumye pressure izamuka bituma neza ndikubise hasi no kuri ribu ndagwa kuko nawe icyo kintu bakikubwiye uri umubyeyi uhita wikubita hasi direct kandi ubuzi umwana wawe uko ahagaze.